Ikintu cya mbere ni kalite y'igicuruzwa. Ni ukuvuga ngo ni nabyo by'ingenzi cyane ku isoko. Burya igicuruzwa gifite kalite nziza, ibiciro nta kibazo. So icya mbere mu bagerageze bazane kalite nziza za pome, za orange ku isoko. Bakora uko bashoboye kose iziboneka, ariko bazane kalite za mbere nziza kugira ngo natwe bidufashe kuba abakiriya bacu twabaha kalite nziza. Icya kabiri ni ibiciro. Bakora uko bashoboye kose. Hari igihe usanga wenda kampani imwe mwenyine mu bisigaranye mukaba mwazamura ibiciro, ugasanga biratugoye twebwe abacuruzi ndetse n'abakiriya, kuko kugira ngo ujye gusobanurira umukiriya ngo byagenze uko nguko biragorana cyane. Icya mbere mu gihe tubabwiye, kuko nitwe duhura n'abakiriya cyane kure mwe muvugana natwe, twe tugahura n'abakiriya, hari ibyo mudusaba twabibasaba ntibabashe kuba bagira iki, babashe kuba mwabidukorera. So turagira ngo mujye mutwumva mu gihe tuhari ibibazo twumvishe mu bakiriya tukabibagezaho, mushyire nyine muri rusange mutwumve mwe mwabasha kubidufasha. Ni ukuvuga ngo icya mbere ni kalite y'ibicuruzwa, ibiciro. Ikindi, igihe twifuza yuko imari itajya ibura ngo bimare icyumweru hari imari idahari ku isoko. Nuko bakomeza kutubera abaterankunga beza mu kazi kacu ka buri munsi. Inyangamugayo mu bucuruzi iza mu mwanya wa mbere. Mu by'ukuri iyo tumaze kubona abashoramari investors bakavuga ngo batuzaniye imari mu Rwanda, bayizana babizi ko bezanye mu Rwanda, harimo n'abatabasha kushobora gutanga n'amafaranga bagura, ariko ya nyangamugayo imaze kuboneka ibasha gukora. Icyo mbasaba rero nk'abanyarwanda, ndabasaba ko baba inyangamugayo, ko nibamara kubona ibya rubanda iby'abandi babitange, basigarane inyungu zabo. Niba bahuye n'ibibazo runaka, kampani yampaye ububasha bwo kubegera, nkajya mbatega amatwi bakambwira ibibazo bafite, tukayegera na general manager Ashirafu, tukabasha kurangiza akabazo kwa buri mukiriya wacu wese. Turabizeza rwose ko tuzakorana neza. Tugeze mu gikorwa cyo gutanga gift y'ubunani, sibyo? Ariko turayifata twubahiriza gahunda ya COVID. Wenda turaguhamagara uzufate gift yawe, Sharifu na Emi bazajya bahamagara nyir'ubwite ahaguruke aze, ariko nyuma yaho namara kuyifata araza kubaho ifoto y'urwibutso, buri muntu wese na gift ye arareba ikirimo, arafungura areba ikirimo, nibiba ngombwa ko tumusaba ko
agishyiremo dufate ifoto y'urwibutso. Sibyo? Turi kujyana. Ubwo rero nagira ngo buri muntu wese tutabangamiye amabwiriza yashyizweho tukabikora muri icyo kinyabupfura. Sibyo? Mukomeze muryoherwe abari ku gacupa. Bona pe. Sharifu na Emi ubu niho tugiye guhanga amaso. Igikorwa cy'iranyamukuru muri no gutanga no mpano dushimira abantu twakoranye kuva umwaka watangiye kuba turangije ndetse n'abashyashya barimo bari kujoininga company wa welcome tuzakomezanya after y'undi mwaka ibi birakomeza. Kivuye amagara umuntu aze ankamuhereza impano ye ubundi bigende neza. Tafani Ako udari nacho. fani wa pome mwegere ni wabari impano. DJ Muntu bita Noella. Noella, congratulations. Maze kubona gukora tite cyane Ku muntu bita Roni akaba ari umukiriya mushyashya you are welcome muri company nta kibazo. mashini gutya umuntu wongeye kurenza runo rugero mu maso baronja nduwa neza bana yimo Akaza umuntu bita Mama Niki. Shari, mama mukesha. Akaza umugabo wita Eric. Eric yaje gace abantu bamukorogo nabo bayibaza Akaza umugabo bita Silvan. ya award man yo award ni wanene bane yazigi Iyo tugeze ku muntu bita Fabrice mpamvu dufite inzego ebyiri. Ugiye guhamagara ni Fabrice Gatsiri. Urumva n'umuntu ntabwo twava kwa Fabrice dusizeho muhunda amahoro na n'ingire hero. Akaza Pasteur Ntambara Jean Bosco. We Bosco nyiravuga ucuruza kure.
akaza umugabo bita Habimana Claude Gatsira agomba kwerekana ibintu wanene kandi akaza umugabo bita Mugabo David wambaye 350 ni wambaye sengesho ryawe ryumvise akaza Media akaza Cecile uramutse warayikoreye ntabwo turimo mwebwe ntabwo muba ari ikirori cyacu noneho tugeze kuri Elisa ariko ari murumuna we araza gufata Imana nta kibazo yagiye gukingira doze ya kare twese ntitubyubahiriza just for you kandi vuba just for you akaza umugabo bita Sugira none mwega twumvikana mbabwira akantu gatoya muri gusobanurira mu by'ukuri muri rusange ku giti cyanjye ndashimira nkandi nkanenga ndanenga umuntu utaritwaye neza muri kampani kandi abifitiye uburyo bwo kuba yakwitwara neza nanone nkashimira umuntu utarabuze uwakoze uko ashoboye kose akagaragara kwitabira muri kampani icyo wenda ndira ngo namari timuraza kuvugana ku giti cyanyu mwese hari icyo nshaka kubabwira nyine mureke dushyiremo imbaraga mu byo turi gukora ino kampani ya HFA Group Limited ntabwo ifite gahunda yo kugira ngo yigwizeho inyungu ku giti cyayo ifite gahunda yo kugira ngo nimba ibonye igihumbi nawe mukiriya ubona igihumbi nawe mucuruzi ubona igihumbi ntabwo ifite gahunda ngo kugira ngo ushake inyungu nyinshi cyane kuri mwebwe ahubwo ifite kugira ngo ushake inyungu muri mwebwe nawe mushaka inyungu muri ya kampani kugira ngo tubigereho birasaba kugira ibyo twirengagiza no gushyiramo imbaraga mu byo twakora mu buzima busanzwe iryo ryari ijambo ryanjye murizirikane hari ibyo tubuze guhindura hari n'ibyo tubuze gukomeza mu murongo uri mu murongo mwiza asante kugomezamo ariko uwo turi kugana nawe yiyumva mu giti cye aze guhindura agaruke mu murongo mwiza kugira ngo umwaka utaha nawe azaze imbere mu bari gushimwa murakoze baje no kubasuhuza mbifuriza n'amahoro y'Imana mu by'ukuri ubutumwa dufite twese ni ubutumwa buturuka mu buyobozi bukuru bwa kampani yacu. Iyi kampani yaje vuba isanga ariko dusanga mu kazi kacu mwese nk'uko mubizi, ariko abayobozi bacu bakuru babatekerezaho cyane kandi bafite ibyiringiro ko gukorana namwe ni by'agaciro cyane. Mu by'ukuri umuyobozi wacu mukuru
yadutumye nk'ikipe nk'abakozi bakorera i Kigali ati mubwire abo bavandimwe mubwire abo bakozi bagenzi bacu mubwire abantu duhuza akazi ko mbifurije umwaka mushya muhire na kado gifts nizo ngizo yaduhaye tubagejejeho. Mu by'ukuri umuvandimwe ajya gutangira kampani kuyizana hano muri iki gihugu cyacu, ntabwo ari igihugu kinini kurusha ibindi bihugu, nta nubwo dufite abaturage benshi bagituye kurusha ibindi bihugu. Yabanje kuzenguruka South Africa dukubye inshuro zingahe, Kenya dukubye inshuro zingahe, ariko icyiciro gikuru avuga ati kanjyane mu Rwanda. Hari impamvu n'abanyarwanda rero nabasabaga ko twakoresha avantage yo ngiyo yabonye hano mu banyarwanda tugahuza nawe tugakora. Ni company ikomeye cyane, ni group of company, ni company nyinshi zishize hamwe. Mu by'ukuri rero muri makeya company ifite gahunda yo gukorera mu Rwanda igihe kirekire, iturutse ku byo mumaze kubona imaze gukora ubu ngubu mu gihe gito izindi company zitaragira, kuko gihe company zizengurutsemo ndazizi zose. Iyo twari ducuruza imbuto zigira imyenzo myinshi cyane bijyanye no kwangirika kwazo kwavuga, ariko genda hamya ko company yacu niyo ya mbere muri iki gihugu ifite ububiko bwo kubika imbuto neza ikabagira kalite nziza mu bwinshi. Ubwo rero bavandimwe, iyo ngingo nyitambutseho gake, ubwo nyivuyeho mbabwira ko igihe ni kirekire afite cyo gukora muri iki gihugu, ariko se ko afite icyo gihe kirekire cyo gukora muri iki gihugu, natwe twiteguye kuzakorana nawe. Akifuzo noneho ngiye iyo mudahari ndahababera. Umuhungu wanjye umpaye mikoro aratubwiye ati buri mwaka tuzahora tubikora gutyo, ariko hari agatekerezo nari natanze kataratambuka ko twashakaga ko bazaza bategura ishimwe ku bantu bakoze neza mu mezi 3 tukongera tukagaruka. Ni igitekerezo natanze cyashobora kuza ari ishimwe ikakunganira mu bikorwa byawe, ishobora kuza ari ishimwe ikaguhesha ingufu mu kazi kawe. Giye ku bwanjye aho mba mutari mba habereye, ni agatekerezo natanze ko iryo shimwe ko gutegereza umwaka byaza byibuze nyuma y'amezi 3. Bavandimwe rero, company yacu nubwo ikoze igihe gito hano, ariko hafi 3/4 by'abacuruzi bacuruza imbuto dufitanye ubumwe, dufitanye igihango, buri muntu dufitanye igihango. Nabasabaga rero ko icyo gihango dufitanye ko twagikomerezaho. Company yicaye impa ububasha bwo gukurikirana buri kibazo cya buri mukiriya wacu, nkacyakira akakingezaho, akigeza kuri Martin kigashakirwa umuti. Ntabwo twifuza ko twahakika n'umuntu n'umwe, turifuza guhamana namwe mwese n'undi wese uzaza wese dusanga, ntabwo dushaka ko umuntu n'umwe yaducika. Ubwo bubasha rero igihe wabuhaye bwo kwakira ikibazo cyari cyo cyose wahura nacyo mbere yuko wigunga, mbere yuko wiheza, ukaza ukambwira tukaganira tukagishakira umuti. Mu by'ukuri mabuja umuyobozi mukuru wa company afite ibyishimo byinshi, niba yarabashije gukora umwaka wa mbere ari uwigerageza, yarangiza muri uwo mwaka wa mbere abakozi akabaha kontara y'imyaka igera kuri 3, ni ukuvuga ngo hari ikintu yabawunye muri mwebwe.
nyir'ubwite jewe Gatete Abdou Sharifu ndabashimira cya gihe mabuja yakoresheje inama akabahamagara akababwira nguyu Sharifu avuye muri kampani runaka mugiye gukora. Uwo munsi iyo mumubwira ngo yakuba muyobozi ntabwo tumushaka, ntabwo ari gukora kugira ngo tubizi turabyumvikana ibyo ngibyo, ariko kuva mwarabyakiriye neza mugakoma n'amashyi kuko n'utuvideo ndadufite, jewe ndabashimiye kugitanga bivanye ku ndiba y'umutima wanjye, kandi niteguye gukorana namwe no guhuza ibitekerezo n'iterambere rya mwese. Ibintu twabivuzeho turi na hariya navuga nti tuzakomeza kuganira, tuzakomeza gukurikirana uko bimeze, kandi ndabitekereza ko abenshi cyane tumaze kuganira. Muri make rero mbasaba Sharifu ndi umukozi wa kampani, ariko nkaba muri kampani nkorera mpagarariye abanyarwanda rusange. Ndabasaba ko mwanyegera mukambira ibibazo mufite tukabicoca tugakora neza tukakugira iterambere. Murakoze mwumvishe ijambo rya staff dukorana. Mu by'ukuri ntabwo ngene izimba mu magambo byinshi babibabwiye, kandi turi hano twishimye, ntabwo tuje hano kubabara. Si byose byavuzwe uvuga ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Abo bireba babyumvisha. Ubwo rero ikindi kintu mbasaba nagira ngo buri muntu wese nubwo nabwiye ngo twubahirize amabwiriza ya Covid, ureza afungure impano ye, icyo asangamo, niba ari umupira awambare, nabwiye ngo dufate ifoto y'urwibutso. Akandi kantu nako wenda akitwaza mu ntoki asangamo, utagasangamo yihangana, noneho tubikore mu masegonda 30. Tukiri aho ngaho turagira ngo hari undi muntu wenda winjiye nawe ariko turamunenga kuko yakerewe, ariko tukongera tukamugarukira gatoya. Umuntu witwa Jimmy nawe ndagira ngo bazane impano, kuko hari impano z'abantu badahari twazibitse. Ubwo uri buze turayimuha. Ubwo ndagira ngo waguruke umuhereze impano. Mu masegonda 30 buri muntu wese afungura ikirimo yambare. Mufite impano ye nyine iri mu gihe twambare dufata ako gafoto k'urwibutso. Niturangiza umuntu ufite ubwoba bwo kwambara atandukanye inyuma yambare nta kibazo. ndabona nyine wenda waje muri kampani kuko ngende umukozi wa kampani. Nshaka guheraho nkubaza amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Mukwiye Fabrice. Fabrice, byanga byakunda uko ndakubonye mbega uri mushyashya muri kampani. Ese kampani urayishimira iki? Ibyo yakugejejeho nibi? Urakoze. Kampani ndayishimira ibintu byinshi cyane, ni ukuvuga ngo ntekereza ko tumaze umwaka umwe dukorana, ariko muri rusange muri uwo mwaka umwe ni kampani yabashije kumfasha, yabashije kunyumva. Ni ukuvuga ngo mu buryo bundi bw'imikoranire yaba umucuruzi n'umuntu babakorana, biba bisaba ko habaho ubwumvikane, biba bisaba ko habaho kumvana. Mu gihe umwe agize ikibazo akaba yashobora kwegera uwo bari gukorana, akaba yamubasha kumugezaho ikibazo cye kandi akamwumva akamufasha. So muri rusange ni kampani
nkanjye ku giti cyanjye yambaye hafi, ntago na rimwe nigize mbura ibicuruzwa byo kuba nacuruza ku isoko. Igihe nabaga mfite amafaranga cyo nafite amafaranga narabegeraga bakaba bamfasha mu buryo bwose bushoboka. So ni kampani nziza muri rusange kandi ndayishimira cyane. Okay, urakoze cyane. Mu by'ukuri ushimiye kampani cyane, ariko ubwa nta muntu ujya ubura inenge byanga byakunda. Ese kampani wewe noneho ku giti cyawe urayinenga iki? Ese urayisaba gukosora iki muri rusange? Yes, nk'uko bivuze nta muntu ujya ubura inenge, turi abantu kandi mu mikorere yacu hari aho tugenda neza hari naho tutagenda neza, ariko icyo navuga nk'icyo nanengaho ni ibintu bishobora kuba kuri kampani zose. Icyambere wenda ni nk'urugero dufashe nk'ubu ngubu usanga hari ibicuruzwa byabuze ku isoko. Ni ukuvuga ngo timing y'igihe ibicuruzwa bigomba bimwe kuba byarangiye n'ibindi bikaba byageze ku isoko, aho niho harimo ikibazo, ku buryo bigomba kuba yuko nta gihe na kimwe umuntu ashobora kuza gukenera imari akaba yayibura. Niba ari oranje buri gihe cyose zikaba zihari, niba ari pome buri gihe cyose zikaba zihari, ku buryo tutagiraho uko kubura imari ku isoko kuko byafectinga isoko muri rusange. Icyo nicyo kibazo, timing y'igihe imari igerera ku isoko. Okay, urakoze cyane. Aka kanya wenda ndi umukozi wa kampani. Ese urantumiye iki kuri ba manager se ba board of director bino kampani? Ese ndakugerezaho ubuhe butumwa ushaka kubatuma? Either hari ukubatuma ati tukeneye kirunaka, mukosora kirunaka, tajya mu byumve none nanjye muri kubitambusa kwa ba boss mbabwira ati umukiriya wacu n'uyu nguyu yadutumye ibi ngibi tubikosoye mu ubu buryo. Ikintu cya mbere ni quality y'igicuruzwa. Ni ukuvuga ngo ni nabyo by'ingenzi cyane ku isoko. Burya igicuruzwa gifite quality nziza, ibiciro nta kibazo. So icyambere mu bagerageze bazane quality nziza za pome za orange ku isoko, bakora uko bashoboye kose iziboneka, ariko bazane quality za mbere nziza kugira ngo natwe bidufashe kuba abakiriya bacu twaba quality nziza. Icya kabiri ni ibiciro. Bakora uko bashoboye kose, hari igihe usanga wenda kampani nimwe mwenyine mu bisigaranye mukaba mwazamura ibiciro, ugasanga biratugoye twebwe abacuruzi ndetse n'abakiriya, kuko kugira ngo ujye gusobanurira umukiriya ngo byagenze uko nguko biragorana cyane. Icyambere mu gihe tubabwiye, kuko nitwe duhura n'abakiriya cyane kure mwe muvugana natwe, twe tugahura n'abakiriya, hari ibyo mudusaba twabibasaba ntibabashe kuba bagira iki, babashe kuba mwabidukorera. So turagira ngo mujye mutwumva mu gihe twari ibibazo twumvishe mu bakiriya twabibagezaho, mushyire nyine muri rusange mutwumve mwe mwabasha kubidufasha. No kuvanga icyambere ni quality y'ibicuruzwa, ibiciro. Ikindi igihe twifuza yuko imari tajya ibura ngo bimari cyumweru hari imari dari ku isoko. Okay, Fabrice urakoze cyane, turagushimiye kuba waraje muri kampani yacu. Ariko se wowe mbere yuko dusoza niye ntego utangira n'umwaka 2022 muri no kampani, ese ushaka gukora gute muri kampani mbega cyase niye ntego ufite noneho gukorana n'ino kampani uno mwaka mushyashya dutangiye? Iya mbere no gukorana mu cyizere, kurema icyo cyizere hagati yanjye na kampani, kuko ibyo nibyo biruta byose, nicyo gishobora kuzamura business. Icyo nshaka gukora gukora uko nshoboye kose, yes, kubaka icyo cyizere bikuyemo ibintu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo habaho twe tugirana ubwumvikane buri mu magambo kurenza ubw'inyandiko. So mu gihe tuvuganye nkabizeza ko ndakora iki ngiki, mfite intego y'uko ngomba kugikora. Niba ari itariki yo kwishyura nkagomba kuba nayishyura, ntamwe nkaba mbafitiye icyizere cy'uko igihe hari ibyo twumvikanye mugomba kuba mubishyira mu bikorwa kugira ngo impande zose zibe zanyurwa na service ziri kuba hagati yanjye na kampani. Okay, Fabrice urakoze cyane ko witabiriye ubutumire bwacu, kandi umwaka mushya wa 2022 uzakubere mwiza, ibyifuzo byawe bigende nkuko bishaka, kandi you are welcome muri kampani yacu. Turakwiteguye, turahabaye, ibyaye tuzabyubahiriza nawe byacu tubyubahirize. Ubutumwa wampaye ndabugeza kuri ba boss bakuru, kandi ndagushimiye by'umwero ko wafashe umwanya wawe ukaza hano. Urakoze cyane. Okay, urakoze cyane kwitabira muri kampani yacu yitwa HFE Limited. Iyi ni groupe nyine izana imbuto mu Rwanda, ariko si izana Nyabugogo gusa, izana handi hantu henshi hatandukanye. Uratangiye utwibwira amazina yawe? Nitwa Yankurije Pauline. Yankurije Pauline, mu by'ukuri uri umukiriya w'ino kampani kandi umazemo imyaka myinshi cyane.
ese ino kampani uko mukorana nayo uyibona gute, ese nibihe bintu yishimira imaje kukugezaho? Nkurikije igihe imaze iduha ibicuruzwa ku isoko, ndayishimira ko imaze kugera ku rugero rukwiriye, turimo kubasha kubona ibicuruzwa twashakaga ku isoko. Ya, urakoze cyane, mu by'ukuri ikugezaho ibicuruzwa byose ushaka kandi ikugeze ku gihe. Ese Yankurije, ni iki wenda unenga ino kampani, ese ni iki wumva ko bakosora nk'abakozi b'ino kampani? Ikintu numva bakosora ni uko hari ibicuruzwa bimwe na bimwe birimo kugenda bibura kandi byari bikenewe ku isoko, ko bajya bahunika ibicuruzwa bikabonekera igihe. Urakoze cyane. Aka kanya nitwa Emmy, ndi umukozi w'ino kampani. Ese ni ikihe wantuma kuri ba manager or board of director, nkakuvugira wenda nk'ibyifuzo byawe wumva ushaka kubakugezaho? Icyambere nagutuma ndagutuma ko tubashimiye kandi twaba turi kubashimira ku byiza barimo kutugezaho muri iyi minsi. Icya kabiri, turabashimira ko batwifurije umwaka mushya muhire. Icya gatatu rero ni icyifuzo, ni uko bakomeza kutubera abaterankunga beza mu kazi kacu ka buri munsi. Urakoze cyane. Ndabona dutangiye umwaka mushya wa 2022. Ese ni izihe ngamba wowe utangiranye? Ndumva ibyo watumye kampani turagusoreza ubutumwa babyubahiriza bashyire mu bikorwa. Ese ku giti cyawe nk'umukozi w'umucuruzi w'ino kampani, ni izihe ngamba utangiranye muri ino kampani ku buryo ki uzakora cyane ukiteza imbere ndetse na kampani ikaba yatera imbere muri rusange? Ingamba numva mfite muri uyu mwaka dutangiye nuko nagerageza gukora neza nkabera kampani inyangamugayo. Murakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Uzagira umwaka mushya wa 2022 kandi Imana igufashe mu byo ukora byose, ikugenda imbere uyigende inyuma kandi uharanire gukora cyane kugira ngo ugere ku intsinzi. Urakoze cyane. Murakoze namwe. Okay, urakoze cyane. Mu by'ukuri hari itandukaniro nk'iry'abandi nagiye mbona. Already nta mupira wambaye wa kampani. Ese uri muntu ki muri kampani? Mbese wahageze mu buhe buryo? Uratangiye twibwira amazina yawe unadusobanura icyatumye wenda uzano hano. Murakoze. Twamutangana naturutse mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, ku Ruyenzi, akagari ka Ruyenzi. Kampani yanyu narayishimiye cyane. Nimara kumva amateka n'imvono yayo narabyishimiye, numva nakwifuza kuba umunyamuryango mushyashya wa kampani yanyu. Ako nishimiye igikorwa mwakoze, n'abakiriya bashyashya mufite nabo musanganwe, nishimiye uburyo bakora. Nifuzaga kubyifuza byanjye uko nabo umunyamuryango wa kampani mushyashya, ku bijyanye n'imvano yanyu mukansobanurira nkajya mu bandi kuko nabyishimiye cyane nk'umunyamuryango mushyashya. Okay, urakoze cyane Mutangana. Mu by'ukuri ino kampani wayijoyininze utari umukozi wayo, dushaka kuyijyamo. Ese ino kampani wowe uko wayibonye, we numbwiye ko ikora neza. Ese wewe nk'uko wayibonye ukihagera wabonye izihe mbogamizi muri ino kampani? Ese we mu by'ukuri urayantendinga uyishimiye ushaka gukorana nayo cyangwa wenda nukuza kwenjoyinga nk'abakiriya bisanzwe? Ntabwo nshaka kwenjoyinga nk'abanyamuryango basanzwe, nshaka gufatanya na kampani kugira ngo izamuke kuko ariyo biri muri achievement zayo kugira ngo itere imbere kwayo. Ahubwo icyo nifuzaga mwebwe ni igiki mwansaba kugira ngo mbe umunyamuryango wayo mushyashya. Ku bindi nabasabaga yuko nabo umunyamuryango wanyu mushyashya kuko ngiye nabishimiye, nabonye ibyo mukora mbona nta kibazo. Murakoze. Okay, Mutangana, urakoze cyane. Mu by'ukuri ku Murava TV ntacyo twagufasha aka kanya. Turagutambikiriza ubutumwa bwawe tubuhereze ba manager na ba board of director b'ino company, then icyifuzo cyawe baragishyira mu bikorwa. Ndabizi ko nabo bashaka abantu, ko twe intego yacu ni ugukorana n'abantu benshi muri rusange. Mutangana, urakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Uzajya umwaka mushya 2022 imipango yawe igere neza nk'uko ubishaka kandi Imana izakugende imbere. Asante Mutangana. Okay, urakoze cyane kwitabira muri kampani yacu ya HFE Limited. Iyi ni groupe itanga imbuto mu mpande z'isi, si mu Rwanda gusa, si Nyabugogo gusa, ahantu hose itambutsa imbuto muri rusange. Uratangiye twibwira amazina yawe, ese ukora iki muri kampani? Murakoze, nitwa Ntambara Jean Bosco, nanjye ncuruza imbuto
muri kampani ndi umukiriya. Okay, Ntambara Jean Bosco urakoze cyane. Ngira ngo amakuru mfite atari make nuko waba ukoreye ino kampani imyaka myinshi cyane ndetse mu buzima busanzwe ukaba ari inshuti ya kampani cyane wagiye witanga mu buryo bushoboka. Ese ino kampani urayibona gute? Ese uno mwaka urangiye urayishimiraho iki muri rusange? Murakoze. Icyo navuga kuri uyu mwaka urangiye ndayishimira ko yaduhaye imari ariko nubwo hagiye habonekamo n'utubazo nako twabura muri kampani ariko ndayishimira ko yagerageje. Urakoze Ntambara Jean Bosco. Nta kintu na kimwe kijye kibura ibyiza n'ibibi. Byanga byakunda kampani ifite ibyiza ariko ifite n'ibibi. Ese wowe nk'umukiriya w'iyo kampani uyimazemo imyaka myinshi, ni iyihe mbogamizi ubona muri iyo kampani ndetse n'iki wabasaba kuba bakosora? Okay, murakoze. Ikintu nabasaba gukosora cya mbere nuko kugabanya wenda ibiciro ku isoko, imari zikareka kuzamuka cyane. Icyo nicyo cya mbere nabasaba. Ikindi nabasaba nuko bajya batugerezaho imari kare ku isoko kandi bagakoresha uburyo imari zitabura ku isoko. Ntambara Jean Bosco urakoze cyane. Aka kanya kampani yakoze ikirori yiziza umwaka umaranye namwe nk'abakiriya. Mu by'ukuri kampani uyu ni umwaka wa mbere mumaranye mu bantu nyine bamaje bakora ino kampani. Ese nk'uno mwaka tugiye gutangira, ni izihe ngamba ufite, ni izihe ntego ufite? Kuko ibyo basabye kampani nkanjye nk'umukozi wayo ndabikurikirana, mbibarize nkubarize paka ibyifuzo byawe bigeze kuri. Ese we niye ntego ufite uno mwaka wa 2022 ugiye gutangira na muri ino kampani? Murakoze. Intego mfite muri mwaka wa 2022 ni uguteza imbere kampani nanjye niteza imbere. Ntambara Jean Bosco urakoze kwitabira ubutumwa bwa kampani yitwa HFE Limited. Mu by'ukuri irakuzirikana kandi iragukunda. Urakoze kwitabira ubutumire bwacu. Uzajya umwaka mushya 2022 imipango yose apanze Imana kujya imbere gufashe ndetse ushyiremo n'imbaraga mu byo ukora kugira ngo bizagende neza. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Namwe turabashimiye kandi murakoze. Asante Ntambara Jean Bosco. Okay, urakoze cyane. Mu by'ukuri ndabona uri umugabo ukuze, sinavuga umusaza cyangwa umusore ariko uri hagati yaho ngaho. Mu by'ukuri twakubonye muri kampani kwa twamenya ngo urinde ushinzwe iki, ariko byanga byakunda turatangira utwibwira amazina yawe. Murakoze kuma ijambo. Nitwa Gatete Abdul Sharifu, nkabandi umukozi wa kampani ya Hope for Everyone. Ni nako abbreviation isobanuye HFE, Hope for Everyone. Ni icyizere kuri bose. Kampani rero icyizere kuri bose, natangiranye nayo ikiza kigira mu Rwanda. Ni kampani y'abashoramari, aba investors baje mu Rwanda kwinvestinga kandi irakora neza. Dufite n'icyizere ko izakomeza gutya. Gatete Abdul Sharifu turagushimira cyane kuba wemeye kwakira cyaze kuza kuri televiziyo y'Umurava TV. Mu by'ukuri kuba wazanye imbaraga zawe kuba waza muri no kampani yacu ya Hope for Everyone ni byiza cyane, ukaba uri n'umukozi wayo. Ese nk'umukozi w'ino kampani iki kirori kampani yateguye wakibonye gute? Mu by'ukuri ni ikirori kampani maze iminsi itegura. Abayobozi bakuru, board of directors baricaye baratekereza bavuga ati ni byiza ko twashobora kwegera abakiriya bacu tukagirana ibiganiro nabo tukabagezaho ibyishimo bya umwaka ushaje utambutse, ibibazo bahuye nabyo, ibibazo twahuye nabyo, ko twakwisuganya noneho tukaganira tukabashakira umunsi mukuru wo kubashimira no kubifuriza umwaka mushya muhire. Kampani yo rwose ikirori yateguye ni cyiza cyane. Okay, Gatete Abdul Sharifu urakoze cyane kuba wakwitabira kuri televiziyo yacu. Ese tugize n'amahirwe cyane muri rusange tubwire n'abanyarwanda ko kuba twabonye umukozi w'iro kampani uyikoramo mwimbere as manager biradushimishije cyane.
ese Gatete Abdul Sharif abakiriya ibitekerezo byinshi bagiye batambutsa muri interview zagiye zitambuka, ese ibitekerezo by'abakiriya bagiye batanga harimo kubaha igihe, kubahera imari ku gihe, kugabanya ibiciro ndetse no kubaha imari iri quality ukuntu kurusha kuba yaba yangiritse cyane. Ese bashaka quantity cyane kuko bafite abakiriya benshi bagiye batambutsa izo interview nyinshi cyane basaba ubwo bufasha. Ese Gatete Abdul Sharif ni ikihe kintu mu mwaka dutangiye 2022 ugiye kugeza ku bakiriya bacu kugira ngo bagume muri company yacu ndetse banayiteza imbere, nawe ube witeza imbere ndetse na company itera imbere muri rusange? Murakoze cyane kuri iyo ngingo. Rero abakiriya bacu company ndashaka ko bagezaho imigabo n'imigambi ya company ifite. Company yatangiye hano muri iki gihugu, itangira yeseya igerageza ngo irebe, imaze kwesea company isanga abanyarwanda barimo gukunda imbuto za company yayo. Ariko urabajije utise ni ikihe cyizere twaha abakiriya bacu ko bazaza babona imari anytime? Kuvuga ngo twatangire dutegura, kuko gukora business ni imibare, business ni ugutegura. Company yarateguye rero, itegura gucuruza imbuto bisaba ko waba ufite congelateur, waba ufite chambre froide, cold room. Mbere company yari ifite ma container tutazi ko ateye, tukayishyiraho ikaziba, ariko kugeza ubu company iterambere imaze kugeza ku banyarwanda nuko imaze kubaka cold room nini cyane, ebyiri zishobora kwakira ama container 8. Ubwo nshatse kuvuga iki rero? Cya cyizere tubahaye cy'ama container 8 ni ukuvuga muri izo container dushobora gupakurura container 8 tukayashyira muri congelateur imwe ariyo cold room, tugapakurura izindi container 8 tukazishyira mu yindi. Ni ukuvuga container 16 ntabwo imari zongera kubura pe, turabizeza. Okay, Gatete Abdul Sharif urakoze cyane kuba wenda waha abakiriya bacu cyizere yuko batazijya babura imari, kandi turabigushimiye cyane kuba witabiriye ahantu. Ese Gatete Abdul Sharif tugiye gutanga umwaka wa 2022, ese abakiriya bumvishe ibyo bazageraho, nawe wababwiye ibyo uzabagezaho. Ese nk'umukozi wa company wewe ni iyihe ntego ufite mu guteza abakiriya imbere, mu kubaha serivisi yihuse ndetse nawe ubwawe mu kwiteza imbere muri rusange? Murakoze cyane kuri iyo ngingo. Rero mu by'ukuri abakiriya bacu ikintu nabizeza nk'abayobozi bari i Kigali bari hafi, turabizeza ko amasaha 28 kuri 28 tuzababa hafi mu bitekerezo no mu bindi bufasha bwose bazatukeneraho. Twabibemereye ko tuzabegera. Iterambere rero ku bwacu gusa agatekerezo ni nabahaye, ndaza kwegera abayobozi bacu kugira ngo twebwe company iruzuye, ifite departement zose, dufite na departement ijyanye na comptabilité. Twashobora kuzana umukozi wacu uri mu comptabilité akabafasha mu icungamari mu bitabo byabo kugira ngo iterambere ryabo rizagereho, bazarigereho. Wa mukozi wacu yava mu biro akagenda asura buri muntu, akamuha ateguye ukuntu yashobora gukora comptabilité ze, ukuntu azaza kurikirana umunsi ku munsi. Niko nakwizeza abakiriya bacu ko nta gihombo bazagira, tuzatubakurikirana hafi rwose. Gatete Abdul Sharif turakubaza ikibazo kimwe cyonyine ubundi dusoze. Ese ni ikihe kintu we uri gusaba abakiriya bawe muri rusange kugira ngo company ndetse nabo muri rusange mukorane neza? Murakoze cyane, ni ingingo ikomeye cyane, ni ingingo nziza. Mu by'ukuri abakiriya bacu turabasaba kuba ari inyangamugayo. Inyangamugayo mu bucuruzi iza mu mwanya wa mbere. Mu by'ukuri iyo tumaze kubona abashoramari investors bakavuga ngo batuzaniye imari mu Rwanda, bayizana babizi ko bezanye mu Rwanda, harimo n'abatabasha kushobora gutanga n'amafaranga bagura, ariko ya nyangamugayo imaze kuboneka ibasha gukora. Icyo mbasaba rero nk'abanyarwanda, ndabasaba ko baba inyangamugayo, ko nibamara kubona ibya rubanda iby'abandi babitange, basigarane inyungu zabo. Niba bahuye n'ibibazo runaka, company yampaye ububasha bwo kubegera, nkajya mbatega amatwi bakambwira ibibazo bafite, tukayegera na general manager
ashirafu tukabasha kurangiza akabazo kwa buri mukiriya wacu wese. Turabizeza rwose ko tuzakorana neza. Sharifu urakoze cyane kwitabira kuri Umurava TV, ndetse uzagira umwaka mushya 2022 uzakubera ihirwe kandi Imana izagufashe, imipango yose upanga Imana izagufashemo ukore cyane kugira ngo utere imbere. Urakoze cyane. Murakoze cyane namwe Imana igororeze.